ndi imbere yawe nyine ngusaba imbabazi kandi nzi gusaba iciye bugufi kandi wumve ngo nzi gusaba imbikuye ku mutima ndagusaba imbabazi yanjye kuba twatangira gukundana ntago nifuzaga ko ibintu byagira ahangaha byageraho mfukamira nawe utifuza ibyiza rega muri ino si byose ariko ibyiza byose ntabwo tubibona nubwo ntigira bitagombye kujya hanze uko duhura twahuye okay nari nanjye mfukamye imbere yawe ndimo ngusaba imbabazi nawe wabirebaga ariko twamaze gukundana abantu batangira kujya babirebanye icyo kibazo cyabaye niryo kosa rikomeye nakoze mu buzima numva ko nta nakongera none imbabazi uri kwaka kandi singusabye imbabazi ko ndi imbere ya kamera singusabye imbabazi ko hari undi muntu na n'undi muntu muri no sinanitayeho sibyo na n'undi kureba ngo arimo kubona ngo nafukamiye ngo ndimo ndasaba imbabazi nyine ndimo ndasaba imbabazi kuko wari waradasinziriye kubw'umuntu ukunda byari byakubaho si rimwe si na kabiri sibyo ibyo byambayeho igihe kinini birenze nuko wabitekereza yanga bagende barebe wenda n'ibiganiro byose nagiye nkora ese koko nta n'umunsi n'umwe basi nigeze mvuga ngo wenda ndagukunda no ku bindi biganiro nakoze tutari kumwe ndabyemera wenda icyo kiganiro cyo navuze nabi pe gusa ikintu cyo nakubwira mu rukundo nzi ko nagusaba imbabazi bibamo pe umva umuntu muri kuvugana gutera imitomo kagera kwamagura mu byara wanjye ariko nere imitomo isunga aho ngiyo tanga nk'urugero wenda aha ngaho urimo gusesereza ibintu bitari byiza be namba nakora none se urahakana ko umusore wese waguhamagara turi kumwe atawa se mwana ko ngukumbuye duhuye ryari tubonane ryari ko ngushaka nyuma byarangira ukambwa ngo nyine ngo ni mu byara ntago yabari mu byara wawe murabeshya ariko ahantu murarengera bavuge n'amazina se yavuge nta kibazo ni iki kikubwira ko ubundi mukeneye gusa aho byaze gupfira ku buryo agera naho njye ikintu cyambaje twarashwanaga pe tugashwana nawe arabizi ko hari ibyo twapfaga rwose ku buryo abantu babona ko dusongeye guhura ariko tukongera tukiyunga abakunzi bacu rero rekambaho ikaze mu kiganiro cyacu ndasuza buri wese wamumaririye mu cezi y'igihugu abari hanze y'igihugu mwese ndabasohoje ndabese ko mudukurikirana cyane mutwereka ko mudukunda kandi nanjye mbabwira ko tubakunda cyane reka kuri uyu munsi rero turi kumwe n'abantu bacu cyangwa se abantu banyu kuri kamera zacu hariho Umutoni Diane kundeba singaho ivuge kurandebira ijisho ndi kundeba we ugarika amazina yanjye yose ntuyavuge kunze Alexandre se na Musinga Diana tubwira ni Alexandre aka Musinga nyine muri famille banyita Musinga ariko rero ugira nujya ufata mikoro tuba twegwe kugira ngo uyegereze urayifata ukigira aha ibiremereye Dia tuguhaye ikaze umeze ute se wari umeze ute mu minsi ishize haraciyeho iminsi tutaganira umeze neza neza kuri gusubiza nabi oya nuko kubaza umeze ute neza amakoro meza ubaye iki se kakanya ndari kumvuga ariko neza Alexander wari umeze ute yewe simwe siko muri gukorora ako karura hagati ndamya ko kuri izi saha ntago nari kuba ameze neza ariko bumeze neza kubwo abafana bambaye hafi bagatuma ntigunga cyangwa mpangayike ntabwo n'umutwe ariko bumeze neza nyine kubw'abafana ako kantu uvuze kubw'abafana niko kubera yuko ndashimira buri wese wateye comment kuri kira kiganiro ngira ngo wagiye uzibona nyinshi ntabwo comment nyine nazitayeho ndashimira umuntu wampamagaye akamba hafi akampumuriza kumva akambwira comment ni zikuvuga neza ho mura nagari zigutuka abantu benshi nabonye ari nyinshi ntago naye kuzireba nari mfite ibibazo siraye kuzireba mu bigende ariko abantu benshi abenshi bari kuvuga bati Alexandre ihangane wahuye n'umukobwa gushana gushya reka tubiretse turabigeraho wenda nitwinjira mu kiganiro neza ariko rikambanze wenda mbashimire kuba mwemeye ko tuganira tukicarana cyangwa se mwese mukamwicaranye nago byari byoroshye nabanje guca ku ruhande rumwe ndongera nca ku rundi ruhande kubw'amahirwe mbona muremeye ko twicarana hanyuma Diane twaganiriye mu minsi yashize hari ikiganiro twakoranye waba warakibonye
minsi yashize hari ikiganiro kuri nyine Diane yifuza yuko mwahura ntabwo ibintu byantuza ndabisindabira ntabwo wakibonye akareka ntabwo ibyo yego kusubwo niyo cyaba ikeneye kukireba koko kereka ntabwo naba nshaka umutima wanjye no ushwanyuka ariko wenda no kumbizi ko iyo tutari kumwe atajya mvuga neza ubwo nareba ikiganiro kangushishikarize kugira no mu ruguze no kukira kwera yuko ni ikiganiro nkuko umureba nawe ngira ngo uri kumwirebera inshuro nyinshi ikiganiro akora tutari kumwe ntajya mvuga neza ahubwo nge nibaza ikintu dupfa ariko ubu ngubu byibura uko agaragara niba kuva twakundana hari ikintu namukoreye kibi pe muhaye uburenganzira akanya kivuge mpari ariko iyo yakoze ikiganiro tutari kumwe ntabwo ajya mvuga neza sinzi impamvu aka kanya Diane yaje aka kanya muhaye abe open kuva twakundana ikintu abona namukoreye cyatuma avuga ati ngewe umutipe ntabwo ntabwo nakongera kurota inzozi zo gukundana nawe akivuga rwose agishyire hanze n'abandi bakobwa bacyumve aho kuzagira umukobwa umbwira ngo arankunda cyangwa ukeneye ko dukundana ntacyo ntubivuge kubera yuko abivuze we uvuga ikintu gihari yamfashe ntacyo ngo yawe uburenganzira kuvuga amakosa yanjye ntacyo amakosa yose ni ayanjye amakosa yose ni ayawe ariko ntabwo hano ese waje mbona urakaye hano turi kuganira maze ntabwo ndakaye ntabwo amakosa yose nta mutegera amakosa wenda nawe harayafite ariko byose uri guhita ubyemera yewe ntacyo nzi nanjye amakosa ndayagira ariko we yavuga nk'amakosa umuntu yakorera mukundana ku buryo utayamubabarira iyo wakumva ko wajya hose wamuvuga nabi hanyuma ariko njyewe impamvu nayo mbikubwiye ubushize icyo kiganiro ntabwo yigeze kuvuga nabi ahubwo yari ameze nk'umuntu ushaka guca bugufi niwo munsi wa mbere nabonye Diane yifuza nyine kugaragara nyine nyuma ya cyagiye tuganira hari byinshi byavuzwe ni byinshi byabaye hari abakurikiye ikiganiro hari abavuze bati rwose ibyo wakoze ntabwo ari byo bimeze gutya na gutya ariko kuri uyu munsi yifuje ko mwahora mukaganira ikiganiro rero nakubwiraga yakoze yararimo gusaba imbabazi uriya muntu use muraziranye ni iki cyane inshuti yanjye ni mubyara wa nyawe uri mukuru ese babyara b'abantu abakobwa bagira ubyara babo benshi wa nyawe arimo kubeshya abakobwa umva umusore utarajya mu rukundo umunsi wagiye mu rukundo n'umukobwa uzajya ubona babyara uko bukeye n'uko bwije tugikundana ni babyara banjye bangaye nakweretse oya ntabwo wanyeretse ariko umwe uwo wanyeretse bo ndabazi nabo twahuriraga iwanyu nese n'uriya uvuze gute ngo uri mubyara wawe arabambwiraga kuri telefone ntaranabona nkumva umuntu muri kuvugana gutera imitomo kajya kwamba ngo ni mubyara wanjye ariko nere imitomo isuye ngaho nk'iyo tanga nk'urugero wenda aha ngaho urimo gusesereza ibintu bitari byiza be namba nakora none se urahakana ko umusore wese waguhamagaraga turi kumwe atabaye se mwana ko ngukumbuye duhuye ryari tubonane ryari ko ngushaka nyuma byarangira ukambwira ngo nyine ngo ni mubyara wawe ntabwo yaba ari mubyara wawe murabeshya ariko ahantu ubona arengera bavuge n'amazina se yavuge nta kibazo nta n'ikintu birantaye buriya oya yavuge nimba uzi kuri kuvuga ibintu by'ukuri bivuge pe ntabwo nkahita nkubwira ngo ni mubyara wanjye cyangwa ngo ni iki cyanjye mubyara wawe usigaye gukumbura ku buryo yifuza kukubona mu gihe reka nkuba yanagukumbura ku buryo yanakifuza no kukubona nta n'ibintu biba birimo byatanje uri hehe ndagushaka tunane byari cyangwa murimo aho ngaho murimo mushyiramo n'amakabya nk'ubu hanyuma Alexander uriyubonye hari ni mubyara wa nyawe cyangwa ntabwo mbizi izo byarabe abonzi ndabazi kandi nabo yanyerekaga nabonaga ko bafitanye isura ntabwo basa nawe nabonaga ko bafitanye isura na famiye nyine kandi duhurira muri famiye bose nyine wari ubazi ariko abo tutarahurira muri famiye ntabwo nemera ko ari babyara mbese we yakubwiraga ko afite utambutse arubwo mvuze ngo ni mubyara wanjye simvuze ngo ni inshuti yanjye mvuze inshuti ntabwo mvuze mubyara kuki uvuze ko abakobwa bagira ababyara babo benshi se nuko bikunda kumbaho nta mukobwa ariko ntabwo nigeze nkubwira umuntu abakobwa turakundana umuhungu namuhamagara namubwira amagambo yenda atari bunshimishe bavuga ati ni inshuti yanjye isanzwe kuko ahamwe ati ni mubyara wanjye nyine aba yisanzura nkabona ngo hari ababyara bisanzura nawe cyane kugeza tujya ku rufite ababyara banjye b'abakobwa batajya banyisanzuraho we abantu bari kubona ibintu iki ese uri gufata ariko wabyikura akaza nese ntago nakumva bindakaje nanabifata nk'ibintu bisanzwe urakazwa n'ubusa kandi ukarakara vuba niyo abantu baseka ntubireba
twese uri kubona ko erega wowe ushobora kuvuga igira ikintu hano imbere y'itangazamakuru ukibonye n'ucyumvisha akacyumva bitandukanye nuko ngewe nyifuza ese basi hari ubwo dukundana nigeze oya ntabwo mvuze nabi ariko sobanurira abantu basobanurire neza ngusebya nguki oya Alexander yariyemera uko twamenyanye n'ukuri kw'Imana iyo njya kukwiyemeraho kandi uranzi ukunzi sibyo n'ubushize nabisebye uko mbayeho kubivuga no kubera wenda n'uburakari uko mbayeho nta mukobwa ntakwiyemera kandi nta numwe wanshishamo ijisho niyemeye nakwiyemeyeho ikiboko mbwije ukuri nigeze nkubwira nti bebe ndagukunda nzakugurira imodoka nkakubeshya cyangwa nkubwira nti ngewe nkora muri banke nkubeshya hari ikintu nigeze ngusezeranya sinkigura none washatse kuvuga ko ndi ndashima oya ntago ari icyo ndi kuvuga nk'ikintu wavuga nakwiyemeyeho ni nimba yarankore niba waraje kunsura ukagera mu nzu yanjye nigeze nkubwantisha ngiye kugura televiziyo mu minsi mike ngiye kuyigura ukabona sinyiguze cyangwa kubwira ikintu ati ngiye gukora ikintu gikona singikoze nigeze nkwemeraho uko uri kubitwara nabi oya nimba naravuze iryo jambo nyine narivuze ndanabyemera pe sibyo ushobora kuba nandivuze nanjye kubw'uburakari nifite cyagiye nanjye mvuga ngo okay narabivuze kandi ntabwo bikora noneho ndabisabira imbabazi ariko byereka nkwibariza ikintu ngiye kuba ntajya mu itangazamakuru wenda iyo abantu bakundana hari defo bagenda bahuriramo umwe akagira izo undi akagira izo tubazo dusanzwe wanjye nta defo zawe ndavuga uri marayika ya sindi sha rwose no mu abantu banakeka ko ntari marayika n'abantu barabizi usibye no kuvuga ngo ndi marayika ahubwo izo defo zanjye zibabwire oya ntabwo ari byanzanye hano sibyo wenda kuko ndi umuntu ugira amagambo umukobwa wese utandukanye nkagenda avuga ibintu yagiye nkurira inzira twanyuzemo nta nundi nazabona nkunda nawe rero nuzajya ukunda n'umuhungu mwatandukana ukagenda ukavuga byinshi ukagenda ukamushyira hanze uzajya bagutinya narakubwiye ku ba ex banjye wenda ngo runaka gutwara ex bawe se kandi ese n'abagisi muracyavugana nyine ndimo ndakubaza kuvugana n'aba ex nuko nkubajije biratandukanye ndakubajije nese hari ibyo naba narigeze wenda nkubwira ku ba ex banjye kugira ngo n'undi muntu wari wese wari ufite gahunda nta wundi muntu mwakundanye rero nabona ku itangazamakuru ntawe ariko harabuze abonzi erega njyewe ntabwo nakubwiye ibyo wagiye ukabwira ntabwo nigeze mvuga ngo ubu ngubu ugiye ukabwira abaturanyi cyangwa iki uriya muhungu ameze uko nta kintu byabintu ariko ikintu ugiye ku itangazamakuru ukavuga nanga bikunze cyakwangiza n'ubuzima naragiye mbabwira ngo iki ikiganiro wakoze wagikoze uzi ko n'inkibona kizansimisha kandi baravuga ngo ndizera ko uzakibona kandi maze no kugikora wumvaga ati shati nagiye gukora ikiganiro n'aha tuzakireba icyo gihe narakubwira ati se basi oya naramubwira nti se ntabwo ugeze umvuga nabi ngo oya ngo nta kibi nakuvuze cyakora uzi ubwenge kuko yarazi ko nambwira ko yamvuze nawe ntuzakireba ndi hano kugira ngo ngusabe imbabazi sibyo we narebye ikiganiro umutima umvamo nenda no kuruka navuga ariko mana yanjye bunacumuye iki koko nanjye impamvu ndi hano kugira ngo duhangane cyangwa tuvugane nabi kugira ngo umuntu ajye hanze avuga ngo nta rukundo rw'ubwinjirano kuba nanjye mvuga ngo ndifuza kugusaba imbabazi sibyo nimba ndi na ex wawe cyangwa twaranatandukanye bimenye ko twatandukanye ariko gutandukana ntago yagize bikubwira kubera ko kiragiye ikiganiro twakoranye nyine kuri uyu munsi none se twahuye nk'abantu bakundana ntago mukundana ariko uyu munsi umuntu avuga ko ari single kuko mutatandukanye ariko buriye na Sedia ko wowe wemeye guca bugufi ugasaba imbabazi wenda nawe mpande namubwira ngo ni iki kikubwira ko se ubundi mukeneye Yesu kumukenera ariko ubuya karagitereza abakobwa ntabwo umukobwa yafite umuhungu umutereta ari umwe gusa ushobora kuba ufite abandi baba bagira gute ariko ibyo byose impamvu bivuga sibyo nuko ari mindset wishyizemo mu mutwe wawe wenda ikumvisha ese nuko wenda ari code cyangwa ikintu wishyizemo kumva ko umukobwa atakunda umuhungu mwese wenda mu gihe twamaranye n'abahungu bangaye bamagaraga bambwiye ati ngo sheri ngo shushu ngo wenda ngo turakunda okay nta kibazo wenda basi nibubwira abana bawe cyangwa abandi ibyo navuze nyine ningira kubivuga sibyo ariko urimo uravuga uti icyo nahamya nuko nta mukobwa ukunda umuhungu mwese kavuze ndamubeshya oya ntago ari icyo mvuze mwanyumvise navuze ngo abakobwa baba bafite abahungu benshi babatereta sibyo ariko atarabemerera ariko ntabwo wakumva ko wa mbere mugiranye ibibazo
ngo ubeho wenda wowe guhita utangira gutekereza undi wenda uhita utangira gufata ntabwo bibaho se nta mukobwa wo afite umuhungu umuhamagara ari umwe gusa ntibishoboka ariko reka niyo babwira nabi hari uhatiriza ntave kwizina akavuga nti basi ntendeka ntibabaho ariko se reka nkwibarize nk'akabazo gatoya sibyo wenda nkurikije ko wavuze ko umpatiriza urukundo nyine kunyingingira ko ngukunda aka kanya urumva ugifite urukundo ku buryo wankunda urumva ukinkunda naranakubwiye ngo nta n'umunsi n'umwe nigeze mpagarika no kugukunda sibyo no kuvuga ngo ndumva ntinagukunda sibyo ariko nanone nkakubaza kandi nta nubwo nafata n'inzira cyangwa ngo mfate intambwe zanjye kuko n'ubu naje ahangaha nasize n'akazi kanjye ntuzi n'impamvu na excuse nyine nanjye natanze ko yakunze kuzanga sibyo ariko twese ndabizi ko n'ikindi kibazo nakubaza wenda wavuze ko unyingingira urukundo nta rukundo rw'urwingingano sibyo icyo gihe ujya kubivuga wumvaga koko unese kubera iki wumva ugishaka gukomeza kunkunda kandi unyingingira urukundo ubizi ko ntakunda nka mbere cyangwa nuko kubuzi ko ntagukunda kubera iki gikomeje kunkunda Surakeka urukundo ni ikintu wowe wifatira mu gitondo ukabyuka ukavuga ngo misemo ngo gukunda runaka urukundo ni feeling nyine ugira umuntu nawe ubwawe utazi ngo zivahe singukunda kuko hari umuntu umpatiriza uri kubyumva neza niyo wanantera n'indobo pe ntaribi sibyo kuko nta n'ikindi narenzaho nta n'ikindi nakora sindi na hano kugira ngo wenda ngo hatirizemo ngo nkunda kuko n'ubundi nanone nguhatirije ngo nkunda n'ubundi nta kintu byazamara ko n'ubundi napfa ntanishimye ushobora kumweshya iti ndagukunda kugira ngo nyine umushimishe nyine umva aka kanya wahamiriza abantu kandi ubabwiza ukuri none wihangane kuva njye nawe twamenyana sibyo wabonaga uri kunyingingira kunkunda wari uri kunyirukaho uvugisha ukuri ntabwo nyine njye nawe icyo wabonye ko ntagukunda kunyingingira urukundo ariko ibyo bintu twabiganiraho twanabirangije ariko nimba bigaruye ntari bindi bisubiramo sibyo nabivugiye nyine mu bantu n'ubu nk'uko ndimo ndanabivugira mu bantu sibyo njye nawe urabizi ko twahuye sibyo subize se nta muntu n'umwe wigeze uhatiriza undi ngo nkunda n'undi ngo nkunda hoya yewe no kugira ngo wenda tubwirane ngo turakundana twabibwiranye byaranabaye kera deja hari sibyo nge ufitiye amarangamutima nanjye nyagufitiye sibyo nta muntu wahatirije indi ngo aramukunda cyangwa ngo amukunde ku gahato sibyo twarakundanye nyine ntago nigeze ngo nza nkwirukankaho nawe ntiwigeze uza winyirukanka igihe kinini ngo dukundane ngo ikintu twarakundanye nyine ntago nyine wabihatirije nanjye sinabihatirije nta n'uwabyingingiye undi sibyo ibyo nibyo nabasha ndashaka ko mutubwira wenda mu guhura kwanyu ubu ngubu ko muhagaze buriya biraterwa no ku kiganiro kiza kurangira aho kiri bugere wenda kirangiye nibwo tuza kumenya hagati yanyu uburyo mumeranye ndagira ngo Dia umbwire mu guhura kwanyu mu kumenyana kwanyu mwamenyanye gute mwahuye gute ubundi tubwire kuri wowe nyine ujya kumenya Alexandre mwahuye gute hari uburyo bwinshi bwo guhura n'umuntu hari ibyo bita gutanga pasi umuntu akaguha pase y'umuntu mugakundana bigakunda mukanakundana cyane cyangwa se mugahurira ahantu wowe na Alexandre mugihura bwa mbere mugikundana umumenyeye hehe wamumenye gute mwahuriyeho umunsi wa mbere muhura njye nta muntu wigeze ntangamo pasi kandi nawe warabizi ko nta muntu wamumayemo wenda pasi njye nawe twarahuye ndumva wenda ari we wabanza kubivuga kuko ubundi ndabizi ko ibyo wenda navuga ari byo yavuga ariko wenda nakishimira kumva ko ari we wenda wabasha kubivuga kugira ngo wenda nimba naranakoze n'iryo kosa nkavuga nti ngo hatiriza mu gukundana wenda n'urwo rujijo rwavaho ku bantu bafite urwo rujijo we nabanza bivuge nanjye wenda aho numva atabivuze neza ndamwunganira kuko muri twese ntago turi hano wenda nkazankuru bahimba twebwe tuzi ukuri sibyo niyo wamujyana ku ruhande aho atari kumva ibyo mvuga nkabivuga ndakeka ko tutanyurana kuko twaba turi kuvugisha ukuri wenda nabikubwira nawe n'umuntu Alexandre ntago ari ukubinjirira cyane ariko turifuza kumenya nk'abantu twakunze nk'abantu mwakundanye bikagaragara ko mukundana mukaba muri urukundo rukaba rutameze neza
uburyo abantu batabyishimiye, uburyo abantu barifuza ko musubirana. Turagira ngo mutubwire gato, ndumva ari n'umunsi wa mbere mwamubitubwiye, mumenye nawe na Diane mwamenye gute, mwahuriye hehe, mwahujwe n'iki? Hari abenshi bahura bahuriye wenda nk'ahantu basohotse mugahura mugahita muhuza, wowe na Diane mwahuriye hehe mujya kumenyana? Ujya kumenya wamumenyere hehe? Tujya guhura ntago twasohokanye, ntago twahuriye ahantu twasohotse. Kuko ari ahantu namusanze, nako sino kuhamusanga mararumye. Hari abantu nyine inshuti zanjye najyaga njya gusura nyine mu gipangu, mu kujyayo twicaye tuganira, mbona umukobwa aratambutse, barambaza ati se ko mureba cyane, ndabaza uriya mukobwa muramuzi? Turamuzi. Asigaye ngo amata se n'abandi bamuhara banza araseka. Imana igira neza. Kandi narabikubwiye ati shimbaza nuko inzoga uzazivaho tutagikundana. Uri kuyimenaho gutobera. Ngiye umbwiye ko avuga kubogoka. Umbwiye ko avuye ku nzoga n'ababa. Waba cyabyagushimiye. Oya nababa. None se yanze kuzivaho dukundana. Nabasifuyeho mo ariko ntago wenda nta wamenya, ari gusaba imbabazi kandi ushaka kugira. Kandi nawe mubwiye nawe ni kimbaza nuko inzoga ushaka kuzazivaho tutagikundana. Ariko umenya ko keje naga batamenyere. Twibwirira ati umvaye. Ntabwo nyine twahuye bisanzwe pe. Ariko nyine abo bantu numva baramuzi, ndavuga ni se mwamaye nimero ze kubera ko yaragiye kandi ntabwo nari bwagaruka, numvaga nazongera kumubona. Mbona nimero ze ndamwandikira, nabana makuru naranyandikira, navane nakubonye rimutambuka, twamaye amafoto yawe nkakureba harayaba. Barize byashobora ko twazahora tukaganira, ati nta kibazo, tuza gushyira turahura turaganira, tuba inshuti nyine bisanzwe, bigiraho nyine urukundo ruraza. Ariko arambwira ati mbere yuko dukundana ibi ambwira ibintu nyine story yiwe nyine ubuzima yaciyemo n'ibye, ntashobora kuvuga we atabyivugiye. Abimbwiye ndavuga nti ngiye cya mbere ndeba n'urukundo n'umutima ukunda no guha agaciro uwo mukundana. Ibindi nta kintu bivuze. Ariko mu gihe urumva ko yese kubwira ubuzima bwe ntahaguhisha rwose, nicyo nge namukundiye. Arabimbwira ubwo turakundana. Ahera batukundeba ntago ndi umusore ukanganye, ntureba ahantu mba ngure uko nambara, ure uko mbayeho ngumve ko ndi umuntu urenze mu rwego rwo hejuru, utakeka kugiye gukundana n'umuntu ufite umunyamafaranga. Ngende umuntu uciriritse uraho, nuko nge nkunda kwifata neza gusa mu bushobozi bwanjye. Ni mu bushobozi mfite uko bungana kose ni bukeya, ariko ndi umuntu udashobora kugaragara hanze nk'umuntu wasebye agira ukuntu mba, ariko ntibigukanga ngo birebe ngo ubone ndi umuntu urenze. Mbese mwabwizanyije ukuri? Tubwizanye ukuri pe, nk'abantu bagiye gukunda mpita mbona ko urwo rukundo nta kintu kizaru, kuko mu buzima n'ubwa mbere ngiye gukundana n'umukobwa tubwijanyiza ukuri, buri wese agakunda undamuzi wese. Niba hari akaraka ndimo akaza kansanga nkarimo rwose nsa nabi n'umukungugu, nakarangiza nkoga nkambara neza, tukaganira, kaba akantu tunywa tukakanywa, ndavuga nti umukobwa murahuza nta nundi. Ariko mbazwa nuko yahindutse nyuma, bajyaga bivuga ngo urukundo ngo rwari rugitangira uko rukora rugashonga. Rushonga nk'isabune. Nababajwe nuko byagiye bihinduka kuri we. Byatangiye guhinduka kuri Diane hashize nk'igihe kingana iki? Ubundi tukimenya n'abantu barambwiraga ati ariko uriya mukobwa yikundira inzoga rwose, ati urumva wamushobora n'ukuntu we tukuzi uba ushaka umuntu uri seriye. Nonese ndikubeshya, nonese n'ubwa mbere nanywe inzoga kuri kamera. Ndavuga nti ngewe ibyo nta kibazo, iyo umuntu mukunda n'ibintu birahinduka, ariko turakundana. Murakoze banyakubahwa. Turakundana, umwana rwose nkabona ari kuza neza, ariko urukundo rumaze kumenyera bigeze naho bishyushye, ahandi twende no kubana. Niwabo ngewe nkabibabwira nti ngewe igihe n'iki nzatera ivi ndashaka ko tubana, ariko nkabona turi kugenda tudahuza. Kuvuga ni se biri gupfira hari buri iki, ni ikihe kibazo ufite, ibi nibi wabigabanyije akanyemerera rwose nk'umwana mwiza, ariko twamara gutandukana ejo nkabona wapi. Ariko ibyo byose nta kintu kuri jewe ubundi bura mu buzima ikintu nitaho, niba ukundanye n'umuntu umukunda koko, nge niba ngukunda, niba hari ibyo mbona udashobora guhinduka, nge nzemera mpinduke nge muri ibyo ngibyo urimo, kugira ngo tube muri sansima.
ntabwo nshobora kuvuga ngo mbonye ibintu urimo kandi mbonye ko yo kubihindura utabishobora ngo uvuge ngo ndakuretse oya ndahinduka nanjye nkaba nkawe basi nkemera ibyanjye nkabireka basi ngahindukira wowe. Ni ikihe kintu wenda mugora na Diane utakoraga wahise uhindukaho nyuma yuko umenyana na Diane? Hari ukuntu nk'uko bivuze, hari ukuntu uhura n'umuntu ukayitumera nkawe kandi atari ko wari umeze. Ni nk'ikihe kintu yabaratumye uhinduka? Ntabwo nshobora kujya ahantu ngo mvuge ikintu wadahari, ikintu nahindutseho nawe arabizi yabyivugira. Ntabwo nakundaga kunywa inzoga cyane, nabaga nanywa nk'inzoga arimo mu cyumweru, ariko duhuye bangwa ko mpinduka nanjye nkaba umuntu w'inzoga. Bivuze ko niwe wakwigishije kunywa inzoga cyane, ariko wari utuzi yasangaga mfite umugati yari yanywa icyayi mu gitondo, ariko byose nabivuye ko nawe yazakaza ayizanye yasi no kuyizana nabaga nzi ko agomba kuza tukasangira inzoga tukanywa, mbese nkabona nawe arabize ntaga kundi icyayi n'amatara manani igikoma cyane. Saga rero ntago shiranye bansura ngo guteka ibyayi karata gucyayi. Shiranye nkazasura ngo nteka igikoma takimo. Yego navuga ngo igikoma ariko bagiye bangombwa akinyweye nawe wakimwe. Ariko mbona niba yikundiraga hiye nanjye ntago ndi pasteur ngo mvuga ngo ntago nk'inzoga inzoga. Okay, tujyana uko ariko basi mbone ko abona ko mukunda basi. Muri mudimo. Gusa aho byaze gupfira ku buryo agera naho njye ikintu cyambaje twarashwanaga pe, tugashwana nawe arabizi ko hari ibyo twapfaga rwose ku buryo abantu babona ko tusongeye guhura, ariko tukongera tukiyuma. Ariko ikintu cyambaje kikanantera ubwoba n'umuntu mugirana akabazo gatoya, niba guhamagaye kumva telefone ntiriho, kuko njye narahira imbere y'Imana ko ntigeze muboroka, agahita ajya kwitangazamakuru akakuvuga ibyo udakora, akakuvuga akanakubeshyira ngo akwingingira urukundo, kandi wabo barabizi ko dukundana. Abantu bose famille na karitsiye ninjye bazi, ntago umuntu ntakunda ntago najya kwiyerekana iwabo ngo babe banze. Niyo natindaga kubasura papa yarahamagaye ati se musore wanjye imeze bite kudaheruka, avuga nti akazi kabaye kenshi. Ibyo bintu nkimara kubibona ibintu yamvuzo n'ibiki, nahise mbona ko agahinda karanyishe, ndavuga nti uyu muntu niyo twana abana kambere umugore twagirana akabazo gato akajya kunshyira hanze, amabanga y'urugo akajya hanze, kandi bara mu kintu cya mbere uzasigasire amabanga y'urugo, kuko iyo yagiye hanze barabiba byarangiye. Nicyo kintu cyonyine twapfuye kugeza n'ubu kakanya Diane tutakivugana, nicyo kintu cyonyine twapfuye kugeza aho kujya kwitangazamakuru y'ibintu yavuze. Nicyo kintu cyonyine yafashe umwanzuro, ndavuga nti ibintu ndimo ngomba kubihagarika, nkemera umutima ukanywa ngahangayika kubera kubw'urukundo namukundaga, ariko nkaba ngomba kubireka kuko ndi kubona byazangaruka nyuma. Diane kuri uyu munsi yateye intambwe, ntago ari ubwa mbere sijya imbabazi, ateye intambwe aje kugusaba imbabazi kugiha wenda yabivuzeho mbere, ariko reka nanjye nongere mbivuge, yaje kugusaba imbabazi ku byo yavuze byose, ku magambo yakubwiye ujya munsi n'ibyo yavugiye kuri kiriya kinyamakuru. Niyo mpamvu ari hano, nubwo wenda twabanje gutebyamo gakeya, ariko niyo mpamvu itumye ari hano. Ndagira ngo nawe bwe ku magambo wenda akomeye uvuze, nawe muhe umwanya agira ikintu abivugaho cyagira ikintu akubwira, kuko niwe wifuje kugira ngo muganire, kugira ngo mbahuze ko yumvaga utari bwemere ko muganira. Impamvu naguhamagaye, reka nawe muhe ijambo kugira ngo abashe kugira icyo akwibwirira kimuri ku mutima, icyo yumva yifuza kukubwira, amagambo yifuza kukugezaho n'icyo yifuzaga kukubwira, nubwo yabinshishijeho. Diane, atira mikoro nawe umubwire wumvise ibyo akubwiye, nawe nyine ugira icyo uvuga, ugira icyo umubwira, ikikuri ku mutima cyose wumva ushaka kumubwira ukimugezaho. Nawe ni umuntu mukuru kandi nawe byamubaho, umubwire utigunze, utuze muri wowe nyine, umubwire ushaka kumubwira neza. Icyo namubwira nta kindi ibyo avuze byose ni ukuri, ntacyo narenzaho nta n'icyo navugururaho. Ibyo yavuze byose niko kuri, gusa nifuzaga kumusaba imbabazi. Ntabwo ari gutyo usaba imbabazi, ubwo wasabye imbabazi byaragiye. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubashe gusaba imbabazi neza, usaba imbabazi uvuga n'icyo zisabira. Nyine ndasaba imbabazi wenda Diane, ndabona ushaka kubikora nk'aho tubigutegetse, kandi ni wowe ushaka gusaba imbabazi. Nta muntu unegetse aha ngaha, nyine urasaba imbabazi mu buryo bwawe, nawe araziguha mu buryo bwe.
ikintu cya mbere cyo namubwira ndamushimira mu gihe cyose twabaye tukundana ntabwo yigeze ambera umuntu mubi pe amakosa yose yabaga ari ayanjye ngende umunyamafuti ndanabyemera ndakeka ko wenda no mu gihe twabanye cyose nta n'igihe nigeze wenda mukorera n'ikintu cyiza ngo abe yabikunda cyangwa ngo anabyishimira avuga ati nanjye mfite umukunzi ankoreye ibintu byiza cyane ko ari nanjye wamwigishije no kunywa inzoga ndabyemera nayo mpamvu musaba imbabazi nyine inzoga narazinywaga ahubwo hari ibintu nahinduye nyine kubwo urukundo nagukundaga bamwayigishije mu nzoga ihangane pe nyine namutesheje agaciro nabaye umukobwa nyine w'umunywi kandi nubwo uri kuzisaba n'uburakari oya ariko gusa ngewe namwibwirira nkanjye kandi ibyo ndi kuvuga mbikuye ku mutima nta muntu wabimatirishijemo nta n'uri no kubinyongorera yewe ngo mbivuge ntawe namubwira cyo pe ndamusaba imbabazi kandi ndazimusaba mbikuye no ku mutima kandi yumve ko nyine naramukoshereje pe nta nubwo nafata umwanya wanjye ngo njye kumusaba imbabazi kuko ntaramukoshereje ndanamusaba n'imbabazi no kuba wenda naragenda kuri kiriya gitangazamakuru nkajya kugira ibyo mvugayo byari ngombwa nabibuze kubera uburakari ngewe nari mfite ku giti cyanjye ambabarire musabye imbabazi kandi ntago narira meze neza nta mpamvu yo kurira ndasaba ko wenda ndasabiraga Imana wenda ko utaha wazabona umukobwa mwiza witonda rwose ahubwo wenda uzabona ko umuha agaciro kurenza uko ngiye mbibona cyangwa nabibonye niyo mpamvu navuga ko utitonda kuri umusazi ari umunabwiye nyine ndimo ndagusaba imbabazi nkubwira ibyo ngiye ndimo ndakwifuriza ntabwo ndimo ndakubwira ngo tuburane cyangwa dutungane cyangwa ngo ibi n'ibi ngo byagenze gutya na gutya gusa wumve ngo ngusabye imbabazi kandi ngusabye imbabazi mbikuye ku mutima bwa buri kimwe cyose naba naragukoreye no kuba warafashe umwanya wawe ukamenyana nanjye ni iby'agaciro cyane kandi byabaye iby'agaciro kuri njye buri wese yafashe umwanya yagusabye imbabazi ndumva ngiye nta n'ikintu narenza ikindi sibyo ntarebe ndapfukamira yahise arakara kubera ibintu navuze ntabwo nyine oya ntabwo ndakariye wowe ndirakara bwanjye ku giti cyanjye gusa imbere yawe nyine ngusaba imbabazi kandi nzi gusaba iciye bugufi kandi wumve ngo nzi gusaba mbikuye ku mutima ndagusaba imbabazi yanjye kuva twatangira gukundana ntabwo nifuzaga ko ibintu byagira ahangaha byagera aho mfukamira nawe utifuza ibyiza rega muri ino si ariko ibyiza byose ntabwo tubibona nta nubwo nkigera bitagombye kujya hanze uko duhura twahuye ari nanjye mfukamye imbere yawe ndimo ngusaba imbabazi nta wabirebaga ariko twamaze gukundana abantu batangira kujya babireba nyine icyo kibazo cyabaye niryo kosa rikomeye nakoze mu buzima numva ko nta nakongera none imbabazi uri kwaka se ntizijyanye ntizimeze gute mbese ndagusaba imbabazi mbere na mbere ko kubw'ikiganiro nagiye gukora nongera ndagusaba imbabazi z'ibintu byose nagukoreye mu buzima mu minsi wahamenye anasaba n'imbabazi kuba wenda waragize n'amahirwe mabi wenda yo kumenya ye ku giti cyanjye ndagusaba imbabazi kandi mbikuye ku mutima
kandi singusabye imbabazi ko ndi imbere ya kamera, singusabye imbabazi ko hari undi muntu na n'undi muntu muri no sinanitayeho, sibyo na n'undi kureba ngo arimo kubona ngo napfukamye ngo ndimo ndasaba imbabazi, nyine ndimo ndasaba imbabazi kuko mbibona ikibazo kimwe wari waradasinziriye kubw'umuntu ukunda, byari byakubaho si rimwe si na kabiri, sibyo ibyo byambayeho igihe kinini birenze nuko wabitekereza. nta na rimwe birakubaho. Kucyumva se ko ahubwo bitabayeho mu gihe twakundanaga birenze uko byaba byarambayeho mu gihe nakundanaga n'abandi. Bibaye bitarambayeho ntabwo ubu ngubu naba ndi imbere yawe ndimo ndagusaba imbabazi, sibyo. Inshuro zose wabonaga ko nguhangayikiye, ko wabibonaga wabonaga atari urukundo ruri. Sinakeka njye nta munsi n'umwe nigeze mfata basi wo kuguhangayikira. Ngaho haguruka wicare. Cyakora ikintu cya mbere kinshimishije ni uko noneho bwa mbere wemeye amakosa, kuko inshuro nyinshi twanashwanaga ko wakoraga ikosa nabikubwira ukarakara kubyemera. Amakosa yose ndayemera ko bari umva yabo nta kibazo, ntabwo ngira umutima mubi cyangwa ugira inzira, umujye nta kibazo nawe dufitanye, sibyo numamagana nzajya nkwitaba, nanjye nguhamagare nkubaza amakuru kumeze. Kandi unabona shiri ntuzatinye kubimbwira. None se Dia, imbabazi wari urimo gusaba urapfukamye, byagaragaye ko waciye bugufi, uri gusaba imbabazi z'ubushuti busanzwe cyangwa se imbabazi z'uko mwasubirana? Wari gusaba imbabazi zose muri rusange, kuko wifuzaga ko mwakomeza gukundana cyangwa wazisabaga kugira ngo mu b'inshuti gusa gukundana yawe wumvaga utakibishaka cyane? Icyo navuga, uri umunyamakuru ushobora kumbaza ikintu pe nkagusubiza, ariko undi muntu uzakibana ashobora kumbwira wasubije nabi, wasubije neza, ibintu byinshi birenze uko wabyumva cyangwa wabitekereza. Ako gusa imbabazi nasabaga imbabazi z'ibyo naba naramukoreye wenda mu gihe cyose twabanye cyangwa twakundanye muri rusange. Nasabaga imbabazi za buri kimwe cyose, kandi nubwo nkeneye ko ngewe nawe hagati yanjye haba mwihangana. Ese wabonye ndi umuntu ushobora guhangana n'umuntu umwe yaraduterana amagambo cyane? Nakubwiye ngo ntabwo nkeneye ko haba mwihangana, ukumva ko wenda ntaguhamagara cyangwa wowe utampamagara, sibyo? Uracyakunda Alexandre wowe? Ubu tuvugana uracyamukunda? Nakubwiye ngo na n'umunsi nigeze mpagarika kumukunda. Ikindi kintu mbaza ni nk'igiki mu by'ukuri, sugire n'ikindi kintu nambaza, sibyo? Imbabazi aguhaye Alexandre, imbabazi utanze nizihe? Ari kugusaba imbabazi yifuza ko nyine wamubarira mugasubirana. Kuri wowe byose yabivuze? Gaho no munyamakuru noneho banatangaje ari kuvugira abantu. Kuri jewe navuze ngo nasabye imbabazi z'ibintu yankoreye, ibintu byose yakoze nizo asabye. Reka nkubwire rero, none se wowe byuzanye ngo nyine ngo asabye imbabazi ngo kugira ngo mukomeze kuvuga ngo ndi gusaba imbabazi za buri kimwe yankoreye, kimwe yagukoreye, ariko avuga ko atazigera arekera kugukunda. Urumva ko rero akigukunda, ariko nawe uri kumukuramo amagambo. Abanyamakuru sinzi uko mwabaye. Basi se mwabanje guhura muraganira agusaba ko hari ibintu uri bumuvugire atabasha kuvuga ngo ntazarekera kugukunda? Basi hagati yanjye nawe ninde wageze hano mbere? Kugera hano mbere byo nta kibazo, ariko ningiye na Sandrine ngo tuganire, nta n'ikintu mvugiye. Gusa umva neza cyane Sandrine umbaza ikibazo atigeze avuga. Oya ngenda mubashije ngo uracyakunda Alexandre, simubashije wumva, ariko arasubiza gusabye imbabazi ngo ko mwakongera ngo mugakundana. Ibyo yavuze arambwiye ngo ntagiye yigeze rekera umukobwa mugenzi we weza n'ibintu bijya kuvugira yabyivugire gaho. Hano ndimo ndabazwa cyangwa ndimo ndasubiza? Uri gusubiza none se ndasubiza ibyo mutambajije? Ngende kukubaza. Okay, reka mubaze imbabazi uri gusaba nizo kugira ngo mwasubirana. Ibyo yabivuze ariko uyu munyamakuru uri hano, ariko abakobwa namwe imbabazi ndi kukubwira mugani mwadukoreye inama nizo kugira ngo akubarire musubire cyane nizo kugira ngo muri inshuti nyine nicyo kintu ushaka kukubaza. Uramubye urimo bariza iki? Wowe murimo yaba yabyivugiye utagombye kubimubaza. Kubera iki mwumva ko nyine yego ndi umunyamafuti, ariko bitavuze ko amafuti se arantu nigeze njya na hamwe mvuga amafuti yawe.
hari aho nigeze ngenda yavuga. Okay, nta kibazo wenda reka nkubwire uko mbitekereza wenda bitewe n'iby'imyamakuru amarambaza sibyo. ese Alexander kankubaze numva ndi kubaza Diane ukavuga reka nkwize imbere ya byose reka mbanze mubwire wenda ashire n'amakenga naho bimatirije nkuko nifashe nkavuga ati reka nsaba imbabazi ku giti cyanjye sibyo. Nazisabye kubera ko nta muntu nyeneye kangirira imwe cyangwa ngo oya. Ngiye nazisabye mbikuye ku mutima nanabyitekereje nano wabifashemo gutekereza sibyo. Icyo bamubwira nasabye imbabazi pe. Naziguhaye ariko nanjye nagushimiye ko wanzima. Nasabye imbabazi kubw'ibyo nagukoreye. Nasabye imbabazi kubw'ibyo nagukoreye sibyo. Baragunko wagiye imbere itangazamakuru ukavuga ngo uri single. Twari kumwe ariko nta kintu najya kuvuga. Nyine ndabyibuka. Uravuga ngo ngiye ngo iyo tutari kumwe ngo muvugana ese ikiganiro kimwe nako nyine abantu bareba ibibi by'umuntu gusa ako ntabwo bajya bareba n'akantu cyatumye ikindi wakoze ntashaka kukireba nyine umva ntabwo nta nubwo ngo utumye ngo ugende urebe n'icyo nta nubwo ngo utumye ngo ugende urebe sibyo nta nubwo ushobora no kureba n'akantu gato konyine umuntu yaba arakoze mu buzima ngo kaganze cya kindi kibi wenda umuntu yakoze sibyo. Wavuze ngo iyo tutari kumwe ngo muvugana ariko ni ikiganiro kimwe cyonyine nakoze kandi ntabwo sinize mvuga ngo waranyiciye waramemukiye ngo wankoreye ibi ibintu byinshi sibyo. Ibyo navuze byose wenda nutararebye n'ikiganiro azagenda asubira n'inyuma cyangwa bagende barebe wenda n'ibiganiro byose nagiye nkora. Ese koko nta n'umunsi n'umwe basi nigeze mvuga ngo wenda ndagukunda no ku bindi biganiro nakoze tutari kumwe ndabyemera wenda icyo kiganiro cyo navuze nabi pe. Gusa ikintu cyo nakubwira mu rukundo nzi ko nagusaba imbabazi bibamo pe. Nyine ukunda umuntu murarenganiza ntabwo ari ngombwa umuntu umwe akuvunisha cyangwa ndavunisha undi. ntavunisha undi mu rukundo. Gusa ngewe icyo nakubwira oya ibyo nshaka gusobanura n'ibyo uri kuvuga ni ibintu bibiri bitandukanye sibyo. Nyine reka mbanze mvuga ibyo nshaka kuvuga ariko guto ariko ibyo bintu bimbwira inshuro nyinshi. Ese urakeka nuko abo basore naza aho baba rwose nimba umutima wanjye ukeneye kubahita mushaka ngiye nkore. Ese ngende ngushimishe noneho ngende nkundane n'umuntu uwo ari we wese noneho nkunda wowe sibyo kandi nta nubwo ndimo ndaguhatiriza aha ngaha ngo unkunde kandi ngenda kuvunisha uri kubyumva. Ibyo niyo wowe urimo urabyivugira ariko ntabyo ndimo ndavuga sibyo. Nimba warabonye indi it's okay narabyihangana ariko ntabwo wakora mu mutima wanjye ko ngukunda sibyo. Akanya nge nta mukobwa ashobora kwemerera urukundo cyangwa kuvuga ngo ndamukunda ntarakira igikomere cy'uwambere. Igisubizo washakaga wakibonye. Hanyuma wowe kuri wa Alexander ndagira ngo utubwire kuri wowe bihagaze bite ku mbabazi Diana gusabye. Imbabazi gusabye nubwo udashaka kubyumva ariko gusaba imbabazi yansabye nawe imbabazi uvuze biratandukanye. Okay, reka wivuga ngo nuko twese turi abakobwa sibyo. Imbabazi yansabye abantu bose bazibonye sibyo ariko wowe uraje ngo se ngo kuba gusabye imbabazi ko mwasubirana ngo ibyo hari byavuze. No naribi. Okay ngaho reka tuvugisha uko nta kuvugiye ibyo wabivuze. Oya wipfukama buretse Alexander mbabarira twese dukundana. Wipfukama ibyo wabivuze se reka ari kubivuga ahubwo ariko mbere yo gusaba imbabazi wowe wasabye imbabazi ibyo wankoreye ibi ni umunyamakuru kuza kugusaba imbabazi n'izindi ariko ubu nabwo ushaka ngiye kumavuga ati ngo Alexander asicara oya reka nzi gusaba imbabazi ngo wumve ko ibyo ndimo kuvuga nkomeshe cyangwa ndi serious sibyo. Naho imbere ndamukamye sibyo. Alexander ngamba gusubira byabaye uzikira kubwira aka kanya sibyo. Turaziranye oya ntago ngiye kubishyira hanze. Turaziranye sibyo ndakuzi intege nke zaho ziba byanga bikunze ntago wambwira ko hari irindi banga ufitanye ntazi ubwo tujya gukunda hari byinshi wambwiye nanjye ari byo nakubwiye muri make turaziranye nkuzi wese
hari n'ibyo nakubwiraga ati ibi n'ibi wabigenjeje gutya ukabigena gutya ariko kumubwira ngo mbabarira dusubiranye ntabwo aka kanya nahita mpamvu ndakubabariye turasubiranye byaterwa n'uko ibyo uzi njye nakubwira by'uko njye ndi kubona ko biri guhinduka sibyo bizahinduka gute mu gihe uzabona mu gihe uzicara ukitekerezaho ukabona ko ibyo nkubwira ari ukuri ko nta kwanga hari igihe umuntu muba mukundana yakubwira ngo iki n'iki ntawe ukumva ko uwo muntu akubangamira ari se uri wundi buri munsi kunavuga ngo urambanga hari igihe umuntu akora ibintu ese hari ikintu urambwa nkuvuga ati Alexander urambangamira ahubwo wowe uhora witekereza mu mutwe wawe ngo yari nyamara ndamubangamira ariko ngewe nta munsi n'umwe urambwira ikintu nkubwira ati ngo Alexander ngo uri kumbangamira ahubwo wowe uhita uvuga ati okay Diane ubundi kumubangamira kandi inshuro nyinshi uzamfata ko umuntu mubangamira se n'umuntu ukura aho base shere iki kintu simvuze ngo kireke burundu wakigabanyije nkabona ntubyumva bitambona ko mubangamira jewe aka kanya nava ngo haye imbabazi ugiye ushobora kugabanya cya kintu ariko nubundi wo muri kumwe gahora abona ko tigeze imbabazi ngo dusubirane cyangwa ikintu nkeneye muri jewe imbabazi naguha nizuko nabonye ko wahindutse ukeneye urukundo ukeneye kubaka ukeneye kugira famille ntabwo nava akanya ngo ndakobariye birarangiye kubera ko binsabye nese none nkubabariye ejo none bakatubona twashwanye bya bimaze icyambere ngewe nshaka kubona warahindutse ikibazo dufitanye urakizi nibyo mpora nkugiramo inama urabizi nkeneye kubona warahindutse okay ariko nudahinduka kubw'urukundo nkunda ushobora kuzahinduka kubw'urukundo ukunda umuntu kandi we atagukunda nk'uko uwo mukunda okay ubuzima bwawe rero uzirinde gukora ikintu kizatuma ahazaza uzicuza hanyuma ku mbabazi urabisobanukiwe noneho Dia nabyumvise ubwo ni ukuvuga bakubwiye yuko ashaka kubona impinduka kuri wowe kugira ngo za mbabazi aziguhe ariko nawe nk'umuntu mukuru urabizi ikosa wenda aho byapfiragura hazi umuntu mukunda yarahazi kuko inshuro nyinshi uburyo wabigorora urabizi hanyuma wenda by'imbabazi reka duse n'ababivaho mo gakeya Dia uri kugura na Alexander ryari singaye ndabivuga ntago ndakabaye agiye kubeshya we cyemeza buretse reka muvugire iminsi ejo ari kwa kangahe kwa gatatu ejo ari kwa gatatu kwa kabiri ndabivuga kwa kabiri mwarabonanye ntago navuga ko twabona yani ntitwaherukanaga sibyo unyumvire ikibazo ahantu kiri